biba bigoye ko umuntu ahita byumva uko atabanje gusubira inyuma mu mateka. Bibiliya idusobanura mu gitabo cyo Kuva uhereye mu gice cyaho cya 7 ugakomeza, batubwira Imana ijya gukura Abisirayeli mu Egiputa. Yabanje igihe yari maze guhamagara umugaragu wayo Mose imusaba kujya mu Egiputa kujya kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Imana. Mose yagiye mu Egiputa, we na Aroni bajya imbere ya Farawo, maze bahakorera ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko Imana yari yabitegetse. Ariko Imana irababwira ngo nimwanga kugira ngo mwemezwe cyangwa se mubone ugukomera kw'Imana, hazacaho ibyago bizatuma musobanukirwa yuko Uwiteka ari Imana yavugaga. Mose na Aroni bavuye imbere, icyago cya mbere kiraba mu Egiputa, cya kabiri, cya gatatu, kugeza ku cyago cya nyuma. Imana yari yasabye Abisirayeli yuko bagomba gusiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, ari nacyo kimenyetso. Ibi twabivuzeho igihe twigaga icyo bita ikimenyetso cy'Imana. Imana yababwiye ngo musige amaraso ku miryango kugira ngo marayika urimbura natambuka aze gusobanukirwa ahari ubwoko bw'Imana, bityo bize kugenda neza. Inshuti bavandimwe, byarabaye. Bibiliya iratubwira mu gitabo cyo Kuva 12 umurongo waho wa 13, yaravuze ngo nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho kandi be kwicwa. Ntago bazicwa rwose. Imana agomba kubona amaraso, banza hari itara bari buze kuzimya kugira ngo muyibone. Yagomba kubona amaraso ku nkomanizo z'imiryango, yamara kuyabona ikamenya ko ari cyo kimenyetso. Cyasobanuraga iki? Cyasobanuraga yuko muri iyo nzu aho amaraso ari harimo abantu bumviye ubushake bw'Imana. Nshuti bavandimwe, mu gicuku marayika aratambutse, abatarakoze iby'Imana yavuze mu gitondo bazindutse mu marira, induru n'umuborogo. Byabaye mu Egiputa kuko abana b'imfura bose barapfuye. Nyuma y'icyo cyago rero cyari karundura, niko navuga, Imana yahagurukije ishyanga ryayo irivana mu gihugu cy'uburetwa iberekeza mu gihugu cy'isezerano. Nshuti muvandimwe wanjye, nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo waho wa 5 biravuga ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose, imiryango yose, indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko. Ikibazo gikomeye cyari mu kuramya. Inshuti bavandimwe, iyo bavuga kuramya, uku kuramya kubiri, aya madini yose mubona, ntabwo ikibazo ari imyizerere igenda ihindagurika. Ntabwo ikibazo ari abantu bagenda bajya muri biriya cyangwa ibingibi. Ikibazo gishingiye kukuramya, uburyo baramya ndetse n'ikibategeka kuramya, ndetse n'isoko yo kuramya kwabo. Ijambo ry'Imana ryarabitubwiye mu Byahishuwe, aho twabonye abagore babiri mu buhanuzi. Ni ukuvuga ngo muri uko kuramya, ubu ntimutekereze yuko isi irimo amadini menshi. Ya madini yose mubona y'amoko, amazina atandukanye, biriya ntabwo ari ikibazo cy'uko amadini ari menshi. Oya rwose, biriya ni ukujijisha k'umwanzi. Ubundi si ifite imyizerere ibiri. Hari abayoboka abana b'umugore ukundwa, hari abana b'umugore ukundwa, hakaba abana bande ba maraya. Ntabwo isi ifite amadini menshi. Nyine bya bindi byose ni ukujijisha. Biriya nibyo Satani yagiye nyanyagiza kugira ngo abantu nyine bavuga bati ngewe nizera ibi, ndetse abantu bavuga bati ntacyo babitwaye. Uko wasenga kose upfa kwizera Imana. Ariko sinzi impamvu abantu batibaza, uriya yizera Imana afite aye mahame, uyu yizera Imana n'iryo dini afite aye mahame, uriya yizera Imana n'iryo dini afite aye mahame. Ukibaza Imana igabanyijemo ibice bingahe? Nabahaye urugero ndababwira nti igihe amashuri atandukanyije amazina ariko ugasanga yigisha bimwe, nuko ministeri itanga amabwiriza ari ministeri imwe. Yego se, amadini nubwo yatandukana igatandukanya amazina, yagombye kuba afite
doctrines zimwe, afite amahame amwe, basenga kimwe, basenga ku munsi umwe, kuko utanga amabwiriza ari Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Dusanga mu ijambo ryayo Bibiliya, utanga amabwiriza ni Bibiliya. Ariko impamvu binyuranije, ubwo ni uburyo bwo gukora kwa Satani ngo ajijishe abantu. Hariho ikibazo cyo kuramya ku buryo bubiri. Abana b'umugore ukundwa niryo torero ry'Imana rikurikiza amategeko 10 nk'uko twabisenye mu gitabo cy'ibyahishuwe, ngo aha niho ubwenge buri, cyangwa se ukwizera kw'abera bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera. Nababwiye yuko ntabwo ikibazo nubwo abantu bahunga amategeko y'Imana, yewe n'abayasanga cyangwa abayemera n'abayitondera, ntabwo amategeko y'Imana akwiriye kubahirizwa nkashakwamo agakiza. Amategeko y'Imana akwiriye kubahirizwa nko kumvira uwatanze agakiza. Haleluya. Igihe rero wibwira yuko wumviye uwatanze agakiza ariko udashaka kumvira amabwiriza ye, inshuti yange, ibyo ntibizavamo. Kubera ko Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rigaragaza yuko akwiriye kubahwa nk'umwami, ariko none kandi ngiki nk'umukiza. Iyo uvuga ngo nukuba Yesu Kristo nk'umukiza, nukumwizera ko igitambo cyo kumusaraba ari cyo ukuramo ubugingo n'agakiza kawe. Ariko kumwizera nk'umwami nukuyoboka amategeko y'ubwami bwe. Nushaka kuyoboka Yesu nk'umwami ntibizavamo gusa. Nushaka kuyoboka Kristo nk'umukiza gusa ntibizava. Yoboka Yesu nk'umwami n'umukiza. Erega ubaye wizera umwami ariko udakurikiza amategeko y'ubwo bwami, byarangira ubwo bwami buhunze cyangwa buguhanye cyangwa bukwirukanye. Uko waburirimba kose. Narababwiye ngo hari igihe abantu bajya mu nama z'imidugudu n'uturere bakaririmba ngo tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, ukabona rwose abantu banezerewe bishimye, abantu bose bakarimba tuzarwubaka, tuzarugira paradizo, abanyamahanga bazajya baza kutwigiraho. Nuko rero uyoboye igihugu akohereza umuhungu we ukora muri revenue, tugenda ubambwirire ko bya bindi bari bari kuririmba bakusanya ubwo bufasha, bakusanya iyo misanzu, bazane turwubake. Wabona uwo muri revenue ukirukanga, birya waririmbaga byari iki? Muzarwubakisha amagambo, nimutange imisanzu umusore, nibwo imihanda ikorwa, nibwo amashuri yubakwa. Uragenda mbutiyaje ngo yabaye mbutiyaje, hatari ko kuki badakora imihanda bayikoresha iki? Niba wumva ushaka ko bakora iyo mihanda, uraza n'icyo mu gitondo n'igiti uhere hari Nyamirambo hariya kuri sta, ugenda uzenguruka. Ariko niba wumva imihanda yabaye mike, sora. Haleluya. Sora. Igihe rero udakurikiza amabwiriza y'ubwo bwami, uko waburirimba kose ariko ntushire mu bikorwa amategeko, nshuti yanjye, ufite ikibazo. Nicyo cyatumye Yesu avuga mu magambo akomeye, Matayo 7 wera ku murongo 20 ugakomeza, yaranditse ngo benshi bazavuga bati mwami mwami. Uvuga uti mwami mwami, si uzagira gute? Uko waririmba Yesu kose, uzamuvuge umwizere, ufate Bibiliya yawe irambike ku gitanda, ujye ubyuka igitondo urira ubabaye uvuga ati Yesu mwami wanjye, wuzuza amasomo menshi kuri stati, ujye umuvugurire, ushyire indirimbo muri televiziyo bamuvugurire. Ariko Yesu wo uri kuvuga yaravuze ngo umbwira uti mwami mwami, ntabwo ari uzinjirayo keretse ugira gute? Ukora ibyo data wo mu ijuru agira gute? Ibyo dukora rero biri mu mategeko ye. Ayo mategeko ni amategeko y'Imana, amategeko y'urukundo, amategeko yo gufasha, amategeko yo kubabarira, amategeko yo kwiha. Ibyo byose igihe udashaka kubijyaho, uko waririmba Yesu kose rero, aka gafoto ngatinzeho ngo musobanukirwe yuko isi idafite mu maso y'abantu amadini ni menshi, ariko kuby'imyizerere Satani warabizi ko ikibazo kiri hagati y'abantu babiri. Idini ryubaha amategeko y'Imana, twarabyize by'Abadiventiste umunsi wa 7.
iyo mvuga ibi simvuga ko abadiventiste umunsi wa karindwi ari abantu bakijijwe. Nubwo mwese uko muri hano mwaba mudakijijwe, nubwo nta numwe waboneka mu ijuru, ariko ntibivuze ko amahame y'itoro ryigisha ari amahame y'ukuri ya Bibiliya. Ikibazo cyaba ari cyuko wowe wanze kuyakurikiza, kuko wubahiriza isabato ni byiza, ariko uri umusinzi n'umusambanyi. Wanze kubabarira baguhemukiye, wanze gusaba imbabazi abo wahemukiye. Uri nawe akavuga ati ngewe sinsambana siniba, nizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, isabato yonyine ntiyambuza kujya mu ijuru. Niba warabisobanukiwe, Bibiliya irakubwira ngo ntaryo uzabona. Ibyo byose ukwiriye kubikora, n'icyo kintu ukagira gute? Kubera ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uyakurikiza wose agasitara kuri rimwe azaba yarimbuye. Abo bantu bombi rero bafite ikibazo, kuramya k'uburyo bubiri. Sobanukirwa rero ibizaba mu minsi iheruka. Abantu benshi cyane cyane b'abadiventiste umunsi wa karindwi n'abandi bantu bakunda kuyoba bakirukanga imisozi, bamwe bakavuga ati ibyago by'imperuka ngo byaratangiye. Burya ngo covid ngo cyari kigize gute? Ngo icyo cyari kimwe byari bitangiye. Nshuti yange, sobanukirwa nibi ibyo birivuga ko bizaba ku minsi iheruka. Ikintu cya mbere ni uko ubutumwa bwiza bugomba mufungura amadirishya y'ubwongo, mufungura amadirishya y'ubwongo, mufungura amadirishya y'ubwongo. Ibintu mubifate neza. Ikintu kibanza ni uko ubutumwa bwiza bugomba kuzabwirizwa isi yose. Naraye mbabwiye ngo wakoze iki ngo Yesu yamamazwe? Wakoze iki? Mu kanya gato hari utwana tw'udukobwa tubiri duto cyane twansanze aho narindimo nakira abantu, tuntera emotion, duto cyane. Twari tunzaniye akantu ngo warakoze kubw'amagambo meza watwigishije. Byari bigoye kwiyumanganya muri uwo mwanya. Wakoze iki ngo Yesu yamamazwe? Ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kuzabwirizwa isi yose. Icya kabiri mu bikurikirane nuko abantu bose bagomba kuzafata umwanzuro ugira gute? Uheruka witeka ryose. Uyu mwanzuro mu yandi magambo, niba ubutumwa bukwirakwira hirya no hino ku isi, hagomba kuzabaho igihe ibyo ni ibipimo by'ingengabihe bigomba kubaho kuri iyi si kugeza Yesu agarutse. Umuntu udasobanukiwe ibyo arayoba. Hagomba kubaho igihe cyo gufatwa kw'imyanzuro kuri buri muntu ku giti cye. Mu yandi magambo, hagomba kubaho ukuyoboka umugore ukundwa n'umugore w'iki? W'umumaraya. Ibyo nibyo isi yose iri mu kunyuramo. Ubutumwa burabwirizwa, kandi mu gihe ubutumwa bubwirizwa, abantu bari gufata umwanzuro. Mwibuke ko turimo turebera hamwe mu nsanganyamatsiko rusange ivuga ngo umusaruro w'iki? W'amahitamo. Mu kanya turaza kubibona. Abantu bagafata umwanzuro w'amahitamo yabo, kandi umwanzuro ugenda ufatwa, nshuti yanjye, ni umwanzuro uzaberekeza ku iherezo ry'ubuzima, ryaba ryiza cyangwa ribi. Uwo mwanzuro ugomba kuba guhitamo kuyoboka kuba umwana w'umugore ukundwa, umwana w'itorero ry'Imana ryashyizwe hano kuri iyi si, cyangwa umwana w'umugore w'umumaraya, rwa rudubi rw'amadini yitandukanyije n'amategeko y'Imana, biturutse ku butegetsi bw'Iroma. Ibyo byarasomwe mu bitabo twarabyize. Ikindi kintu cya gatatu ni uko abantu bose bazahatirwa kugira gute? Kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu rugamba ruheruka ruzaba ruzingiye ku kuramya. Abantu bose bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'iki? Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko abantu bamaze gufata imyanzuro, mu gihe ubutumwa bwiza burimo bubwirizwa, Satani nawe ari gukoresha uburyo bwose bwo gutuma butabwirizwa. Niyo mpamvu intambara ziba hirya no hino, hakaba ibibazo mu isi, abami n'abatwara ibibazo bikavuka. Mu buryo bwose Satani ashaka gukumira, ariko Imana nayo iragikoresha uburyo bwose bwo kubwiriza abantu bayo. Imana iragikoresha uburyo bwose abantu babo basobanukirwa inzira y'ukuri. Muri uko gufata rero hazaza itangazo rya dimanche, itangazo ryo kuruhuka icyumweru. Abantu baruhuka icyumweru ku mahitamo yabo, abantu baruhuka isabato ku mahitamo yabo,
ariko Bibiliya iravuga hazabaho itangazo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 kakirangiza. Bigaragara ko hazaza itangazo ryo kuhatira isi yose, abemeye, aboroheje, abakomeye, abize n'abatarize, abimbata n'abo mudendezo, abami n'abatware b'isi. Hazaza itangazo, kandi mbwira abakristo mu nyumva, iryo tangazo nta muntu n'umwe wabyawe n'umugore uri ku isi bazaryumva bose umunsi umwe. Ntuzagira ngo byatangiye ibunaka, ngo ibunaka ngo byabaye, ngo hirya ngo byabaye. Abantu bakavuga bati muhindagurika ry'ikirere ngo buriya harimo dimanche, muri biriya harimo dimanche. Dimanche ntabwo izaza ari ikintu cy'imfifiko, ntabwo ari ikintu kizaza ari ikintu kibanga, kubera yuko dimanche Imana yifitemo inyungu kurusha Satani. Iryo tangazo Imana rifitemo inyungu kurusha Satani. Ntabwo bizaza ari ibintu biraho, kubera yuko ibi bintu byigishijwe imyaka myinshi, abantu barabyumva babyita ubutekamutwe, abandi bavuga bati ntacyo bitwaye, abandi bagira ibibazo byo kwibaza, abandi bayoboka amadini. Ibyo bintu byose bigiye bitsikamiye mu mitima y'abatuye isi. Umunsi iryo tangazo ryabaye rigashyirwa ku mugaragaro, amaradiyo y'isi yose akabyumva, amateleviziyo y'isi yose akabitangaza, abantu benshi mu madini atandukanye bagiye bumva ubwo butumwa, niko bazavuga bati bya bintu n'ukuri. Bazafata umwanzuro. Ubutumwa n'ubuhanuzi bw'Imana buvuga yuko abantu benshi baziroha mu gituza cya Yesu, bazemera Imana. Ntabwo dimanche n'itangazo ryayo bano bafite ubwoba. Oya, ntukagire ubwoba bw'itangazo. Kwiza amagambo avuga ngo umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo azaramya iyo nyamaswa. Wigira ubwoba bw'itangazo, wigira ubwoba bw'ikinyamaswa yenda gukora. Gira ubwoba yuko izina ryawe ritari mu gitabo cy'ubugingo. Gira ubwoba yuko udafite Yesu nk'umwami n'umukiza. Girira ubwoba umutima wawe yuko udafite ikimenyetso cy'Imana muri wowe. Nicyo kibazo cyonyine. Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo azagira gute? Azayiramya. Abandi bakavuga bati dimanche nitangazwa imbazi zaba zavuye ku Badventiste, ariko muzi kwirya wa kugira ngo wumvikanishe ko Abadventiste aribo beza. Imbazi zaba mbese nta mwihariko ufite imbere y'Imana. Uwabyawe n'umugore wese, idini yaba arimo, aho yaba asengera, uko yaba ameze, Imana idukunda urukundo rumwe. Nta muntu ikunze kurusha undi. Buri wese mufitiye ikinike cyo kuvuga ngo icyampa agakizwa akabona ubugingo. Kubera yuko urugamba uriho wowe nirwo rugamba na wa wundi ariho. Waruhutse isabato ariko uracica andi mategeko, uriye nawe harayo yubahirije ariko aracica isabato. Turi bamwe keretse nidukizwa. Imbabazi zizaviraho icyarimwe ku bantu bose. Mukanye turabibona, Bibiliya irabisobanura. Icya gatatu kizaba nuko abantu bazahatirwa gushyirwaho ikimenyetso. Kandi ibi bintu kubera yuko Bibiliya ivuga ngo ntihazabaho igihe ukundi, Imana yabigaragaje, ariko ntiyigeze ivuga ngo iki kizatangira ryari, iki kizageza iki gihe, iki kizamara imyaka iyi. Icyo gihe ntuzigera wumva ubuhanuzi buvuga ngo mu mwaka 2026 ngo mu kwezi kwa kanaka ngo ibi ngibi ngo bizaba. Ibyo ni ibinyoma. Imana yagaragaje yeruye yuko nta buhanuzi bushingiye ku gihe buzongera kubaho byiteka ryose. Nizajya igena ngo iki kizaba ryari, kikaba ari ibanga ryayo gusa. Ikintu cya kane, mbere yuko ngera ku cya kane, nongere mbabwire yuko mu gitabo kivuga butumwa igice cyaho cya page 183 baranditse ngo ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa nta muntu kirashyirwaho. Kizashyirwaho ryari? Igihe bazatangaza iryo tangazo. Gute rero? Nibamara gutangaza iryo tangazo, abana b'Imana bo bazaba baramaze kwakira ikimenyetso cy'Imana, ari wo mwuka w'Imana mu mitima yabo. Haleluya. Maze abazaba bayobotse gushyirwaho ikimenyetso babandi bazemera kuyoboka uwo munsi w'icyumweru, Bibiliya iragaragaza umwuka w'ubuhanuzi nibo bazaba bishize mu ruhande rw'ikimenyetso cy'inyamaswa, nibwo bazagishyirwa. Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo wari ikingije, ngo wagize gute, ngo wari umuceri, ngo wari ibyo mu ruganda.
umuntu akavuga ibyo ngaho imyenda yambaye ari se wayikoze, nayiba ariyo mu ruganda muvandi. Ikintu cya kane kizaza nuko ubwoko bw'Imana bw'indahemuka, ubwoko bw'Imana bw'indahemuka buyumvira mu rukundo. Nyuma yuko rero hamaze kubaho icyo kimenyetso kigabanyamo isi umurongo ibice bibiri, umwuka w'Imana, abana b'Imana n'abana bishize mu mwanya w'umubi bazagaragazwa no kuba bano bari mu ruhande rw'Imana bafite ikimenyetso cy'Imana, aba nabo bari mu ruhande rw'inyamaswa kuko bamaze kwakira icyo kimenyetso. Kandi ntugire ngo abazacyakira ngo nuba abandi basenga ku cyumweru, oya, n'umudiventiste udafite umwuka w'Imana, udafite umwuka wera, nshuti yanjye, bizamugora kuboneka mu ruhande rw'Imana. Icyakora nawe azaba agifite umwanya wo kwihana, kuko imbabazi z'Imana ku bantu bose ni zimwe. Muri iki gihe rero, muri iki gihe ubwoko bw'Imana bw'indahemuka buzaba bugaragara, nibwo hazabaho akarengane. Akarengane n'itotezwa. Aka karengane rero, impamvu abantu bakunda kuvuga akarengane n'itotezwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bazatoterezwa ukuri bamenye, bariya bari mu ruhande rw'Imana bazatotezwa kubw'Imana iri muri bo. Bamwe bazicwa, bizagenda nk'uko byagenze mu mateka nanone. Ariko abazarengana ni abazazira ibyo badafite. Bashobora kuzira izina ry'ubudivantiste gusa ariko nta mwuka w'Imana bafite. Abarenganye kuko n'ubundi bumuhoye ubusa. Imana itugire neza. Ikintu cya gatanu kizaza rero ni ibyago birindwi by'imperuka. Bivuze ngo ibyago birindwi by'imperuka bizaza nyuma y'iki? Nyuma y'iki? Hazabaho kubwiriza ubutumwa, abantu bazafata imyanzuro, hazabaho itegeko rya dimanche, hazabaho akarengane, haza ibyago birindwi by'iki? Ibyago birindwi by'imperuka. Nabyo bizakurikirwa n'ikindi. Nshuti muvandimwe, umugambi w'ikimenyetso cy'Imana ni ukugira ngo abana b'Imana barindwe ibyago by'imperuka. Aya magambo twarayabonye. Abo nibo bazabasha guhagara badatsinzwe, bakarindwa ibyago birindwi by'iki? By'imperuka. Ibyago birindwi rero by'imperuka bizaza ariko bigenda birobanura. Ni ukuvuga ngo bizaba bisutswe mu isi, ariko ntikizafata uriho ikimenyetso cy'umwuka w'Imana. Ubwo nibwo imizinga izava mu imyibano. Twese twicaye hano, turizera, turasenga, turarimba, turabwiriza. Abapastori bakuru b'itorero bizera baca amadini yose. Imana rero nibwo izagaragaza buryo ibyo twabagamo ibyari byo. Nibwo abantu bazabisobanukirwa. Nyuma y'ibyago birindwi by'imperuka, Kristo azatunguka hehe? Azatunguka ku bicu. Nshuti muvandimwe, ibyago birindwi by'imperuka mu gitabo cy'Ibyahishwe cya 16, mbere yuko twinjira mu Byahishwe cya 16, reka turebe gato mu gice cya 15 igihe bizatangirira. Hanyuma y'ibyo Ibyahishwe 15:5, hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi ya zahabu mu gituza. Bibiri iravuga ngo iki? Bamarayika barindwi inzabyandwi z'izahabu zari zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwo mu ijuru muhaca akarongo rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Ndihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abamarayika barindwi byagize gute? Bibiri iravuga ngo ndihagira umuntu n'umwe ubasha kugira gute? Aho niho nshaka ko abadiventiste umunsi wa karindwi n'abandi mwese twumva. Iyo bavuga ngo ndihagira umuntu n'umwe wongera kurwinjiramo, ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyashuwe, nshuti muvandimwe, uru rusengero bari kuvuga ni ubuturo bwera bwo mu ijuru, urusengero rwera rwo mu ijuru. Ibyago birindwi bamarayika barindwi barahagurutse, urusengero rwuzura iki? Rwuzura umwotsi. Rumaze kuzura umwotsi basohokamo. Ni ukuvuga ngo icyo ni igiki? Yesu Kristo igihe ibyago birindwi bizasukwa
bizahagurutswa no guhaguruka kwa Yesu nk'umutambyi mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu yandi magambo, ibyago 7 bizaza, ibyago 7 bizatangira gusukwa, bitagishobotse ko umuntu yihana, bitagishobotse ko umuntu akora icyaha. Ibyo birasobanutse. Kandi icyo gihe ntabwo urupfu ruzaba ruri mu gukora. Igihe ubona umuntu agipfa ukabona undi akivuka, igihe cy'imbabazi kiracyariho. Wowe gishobora kurangira ku rupfu rwawe, ariko ibyago 7 Yesu azahaguruka mu buturo bwera bwo mu ijuru. Haleluya. Umurimo w'ubutambyi na ya masengesho y'abera yakira buri munsi, ibyo ntibizaba biri mu gukora. Igikorwa kizaba kigezweho nicyo kubwira abamarayika, ni mujyane ibyago 7 mu isi. Abantu ati imbabazi zararangiye, ngo ibyago 7 biriho. Ibyago 7 biriho bakiri kugira usorora abantu. Ibyago 7 biriho abantu bakiri kuvuka, abandi bakiri gukora ibyaha, abantu bakiri kwihana bigakunda. Icyo gihe nta kwihana kuzaba kuri gushoboka, yewe nta no gukora icyaha kuzaba kuri kugira gute gushoboka. Niki kizaba kigiye kuba? Hagiye kubanza kugaragara umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana niko bivuga. Yesu azamaze kuvuga ati okay, uyu mwanya ukiranirwa agize gute? Agumye kiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, kandi umukiranutsi agumye kiranuke, n'uwera agumye yezwe. Ibyo nibimara kuba nibwo ibyago 7 bizatangira. Bantu mwishukwa bavandimwe, Bibiliya irasobanutse. Ntabwo ibyago bizaza abantu bakihana, ntabwo ibyago bizaza abantu bari mu gupfa. Igihe cy'ibyago 7 nta rupfu ruzaba, urupfu ruzaba rufunzweho gato umunwa. Ejo uzabona ibyorezo bikwira ku hirya no hino mu isi, wumve kuri YouTube ngo ibyago 7 by'imperuka byatangiye. Abantu bakiri kugira usororo, abandi bavuka dukora amafete, abantu bakiri kwihana mu mavuna, abandi bakiri kubivamo bajya gukora ibyaha. Byo ntibishoboka. Uyu mwanya Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyategereje abagabo n'abagore ngo bihane. Igihe ibi byago bizaba bitangiye gusukwa, kwihana ntibizaba bigishoboka, kubera yuko abakiranirwa bazaba bamaze kwandura bari mu mwanya wabo, ariko abari mu ruhande rw'Imana Yesu azaba yamaze kubatwikiriza ikanzu yo gukiranuka kwe, ngo Imana yo mu ijuru babone nk'abera n'abaziranenge, kandi barokorwa ibyago by'imperuka. Nshuti muvandimwe, mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza nicyo babamarayika 7 bafite bya byago 7 nibyo by'imperuka, kuko muri ibyo byago arimo umujinya w'Imana ugira gute? Ni mu mujinya w'Imana wuzurira. Abantu basuzuguye Imana, abantu basebeje Imana, kugeza ubwo abantu basigaye batinyuka kuvuga kwitabaho. Urabikora igaceceka, abantu bibwira yuko ihwanye nabo, ariko umujinya w'Imana uri muri stoka. Bibiliya iravuga ngo ni mu mujinya w'Imana uzuzurira. Ibi bitandukanye na kwa kurimbuka kw'iteka ryose, kuko Imana yashatse ko ibibanza kuza bigasanga abantu bari basanzwe baturanye bakiri kumwe, ngo kugira ngo ubutabera bw'Imana bugaragare ku isi. Yuko burya gukiranukira Imana byarashobokaga, kuko nubibona ku muririmbyi mugenzi wawe bizaba ari ikimenyetso simusiga ko nawe ari kubishobora bigakunda. Nubibona ku muturanyi wawe, ukabibona ko mwasenganaga, umugore wawe bigakunda, byabaga ari ikimenyetso cy'uko bishoboka burya yuko nawe wakiranukira Imana bigakunda. Nshuti muvandimwe, numva ijwi rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi zuzuye umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana ni iki? Nshuti mukundwa, ntabwo umujinya w'Imana suko irakarira abanyabyaha, singe nawe Imana irakariye. Imana irakariye icyaha. Iki cyaha rero nuko wanze kukirekura, niyo mpamvu zahitanwa nabyo. Ese mwababyeyi muri hano mukunda gutegura, namwe mwabadiyakoni mutegura mu rusengero, uramutse uri mu rugo, amazu y'abakire
kwa kundi hari ukuntu ubona washize amavaze ku irembo, ukabona washize vaze muri salo, bijya bishoboka zirimo n'indabyo. Mu gitondo ubaye uri gukora isuku ukabona vaze imwe hinjiyemo inzoka iri muri karaga yizengurutse, ukajya ukubita ikanga gusohoka, ugakoresha ibibaho byose ngo inzoka isohoke mu ivaze bikanga. Wavuga tumva ivaze nubwo yampenze ndemera mbane n'iki kiyoka ariko nta kundi. Niko wabigenza, wasunika ugahondagura, atari uko vaze uyanze, nuko inzoka yanze gusohokamo. Ntabwo ari uko Imana yanga abantu, banze gusohora ibyaha, banze kubyihana. Uraba wicaye aha ufite ingengabitekerezo yo kwangiza abantu no kubica, uraba wicaye aha ibyo byose ukagendana nabo ngo nuko wabuze uburyo ngo ubice. Ngurahira Imana yo mu ijuru, umujinya w'Imana uzakugeraho kuko wanze kubisohora, wanze kubyihana. Ntabwo ari uko Imana yanga abantu, Imana yanga icyaha. Ibi byago 7 by'imperuka, icyago cya mbere Bibiliya iravuga ngo ni ibisebe. Ibyahishuwe igice cyawo cya 16 ukagikomeza umurongo wa 2 ngo abantu bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi kandi binuka. Umutekano uzaba uri ahantu hamwe gusa, ni muri Kristo Yesu. Kandi ntabwo winjiramo muri icyo gihe, oya rwose bizasukwa abinjira muri Yesu baramaze kwinjira. Niyo mpamvu uyu munsi urugi rugikinguye ku bana b'Imana bashaka kwihana no kureka. Bavandimwe banje, ibi byago by'ibisebe ikintu gitangaje, uzajya kubona ubone mu rugo umugabo n'umugore birabatonze, umwana wabo w'umukobwa cyangwa w'umuhungu asigare tita papa najyaga mbabwira bibarye umwana asigaye. Uzajya kubona ubona umugabo biratondo birazamutse biruzuye, umugore asigaye. Ubona umugore arasigaye, umugabo biramufashe, umugabo bimufate, umugore bimufate. Harabu uzabona ukabona urugo rwose nibwo uzasanga bakuru b'itorero ibisebe biri kubatonda hejuru. Ubona abadiyakoni babikoraga bivovota, abakristo babandi bose basenga muri rwa rudubi rwa Babuloni, y'amadini menshi atandukanye, banze amategeko y'Imana. Ibisebe binuka bibe birabafashe kuko banze kuyoboka nyir'ubugingo. Nshuti muvandimwe, abantu bazibona barabwirizaga, abantu bazibona ntibizaza bivuge ngo oya uyu yari umupastor Kamemu, uyu yari umukuru w'itorero kandi yatiyoye imyaka myinshi, uyu yari umwizera ntiyabatijwe mu mavunase. Oya, bizareba udafite ikimenyetso cy'Imana, uwo yaba ari we wese, udafite mwuka w'Imana, utarihanye by'ukuri, ubigendana mu mutima, ubigendana. Icyago cya kabiri, inyanja izahinduka. Uwa kabiri agenda ajugunya urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Inyanja izahinduka amaraso, maze biri mu nyanja no mu biyaga byose bipfe. Isi izuzura umunuko w'ibibora, kandi uwo munuko uzaba wumvikana mu mazuru ya babandi bariho ibisebe, ariko abana b'Imana nta kibi kizegera iruhande rwabo. Nshuti muvandimwe, nta kintu, nta traje zizaba ziri mu gukorwa, nta mato azaba hari, za hormuzi ntizaba zifunze kuko nta n'uwenda kuzinyuramo. Ntabwo hazaba hafunze, nta n'uwenda kuhanyuramo. Icyago cya gatatu, inzuzi zizahinduka amaraso. Bibiliya iravuga ibyashoye 13:4, uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amaraso, n'imigezi n'amasoko nabyo bihinduka amaraso. Maze ijambo ry'Imana riravuga mu byashoye 16:5, haranditse ngo numva marayika w'amazi. Burya nasobanukiye kubwira ijambo, buri hantu hose haba isoko y'amazi Imana yahashyize marayika. Haleluya. Imana ni nziza. Abakunzi Imana muzamura ibiganza. Ngo marayika warindaga ayo mazi azahita abwira Imana ati wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho,
urakiranuka rwose, kuko uku niko wabitegetse, bavushije amaraso y'abera n'abahanuzi, none nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Ni amena. Basuzuguye ababwiriza butumwa, barabasuzuguye, babona nyine ntacyo bamaze, babonaga ntacyo bamaze. Basuzuguye ijambo ry'Imana, abandi bishe ababwiriza butumwa, barabagambaniye. N'abandi bose babishe mu gihe cy'akarengane. Imana, amazi yose yo kwisi bavandimwe azahinduka amaraso. Abantu bafite ibisebe birimo birabokera, bari kumva bafite umwuma, none n'amazi ahindutse amaraso. Nshuti yange, reka tujye mbere. Bibiliya iravuga ngo muri Yesaya, yarabyeretswe arabihanura 33:16, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura uwubaha Uwiteka. Nshuti muvandimwe, ibyo ubuzima bwacu bukeneye byose biri muri Kristo Yesu. Icyago cya kane, izuba ryotsa. Bibiliya iravuga ngo nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, ruhabwa kokesha abantu umuriro. Abantu boswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bahindukire Uwiteka. Ibyago bigaragaza ko biringiye amasoko y'ibinyoma, abantu bigishijwe inyigisho y'ibinyoma. Izuba rizotsa abantu, izuba rizatwika isi, abantu bose baziyambura imyenda, isi izahinduka nk'ikigo cy'abasazi bafunguye ku mugaragaro. Bityo abantu bazagira inyota, bakenera amazi, nyamara y'amazi ngo azaba ameze nk'amaraso y'intumbi anuka. Maze bityo umugore azaba yumva afite ikiniga cy'umugabo we, urimo agenda agaragurika. Wajyaga atwara ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ibindi akabishyira mu kabati, ariko ari umugambanyi, ariganya kimwe mu 10, arimo agaragurika. Umugore amwinginga amubwira, umugabo azaba arimo areba umugore ari kugaragurika, maze umugabo agenda asuke muri robine, asuka amazi, aya mazi ayasuke abone n'amazi mazima, kuko uyu mugabo afite ikimenyetso cy'Imana, ayanywe ahereze umugore we. Umugore najya gufata igikombe n'ikimushika mu ntoki gihinduka amaraso y'intumbanuka, maze umugabo azagira inyota, avuga ati basi reka ntonyangiriza ku mazuru no mu kanwa, azayajundika yamuhereze. Mu kanwa k'uyu mugabo azaba ari amazi meza, mu kanwa k'umugore azaba ari amaraso y'intumbi. Kubera yuko ni umujinya w'Imana wuzura, abantu benshi bazagira ubwoba, abandi bashake gupfa, abantu bazajya bazamuka ama etaje bikubite hasi, ariko babwirwe ngo urupfu rwafungiranywe, nta gupfa biriho, nta gupfa biriho, ntabwo urupfu ruzaba ruri gukora muri ako kanya. Bazitera ibyuma, bazicoka, bazagira gute, ariko ntabwo bazaba bari mu gupfa, kuko uzaba ari umwanya wo guhemba, azaba ari umwanya wo kwakira umusaruro uturutse mu ki? Mu mahitamo. Abantu bazumirwa kuramya nyakuri kose kuri muri Kristo Yesu. Icyago cya gatanu, umwijima. Bibiliya iravuga ngo marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana ibyaha byabo. Inshuti mukundwa, Bibiliya irasobanutse. Noneho marayika wa gatanu azaza asuke urwabya rwe ahantu hose hari ubuyobozi bw'idini mu by'Iroma n'ababakomotseho n'abamaraya bose, kubera yuko nibo bayobeje isi, bahindagura amategeko y'Imana, abantu nabo babigenderamo, bagenda babiyoboka, bumva ngo ntacyo bitwaye, ngo ariko usenze ibi gutya ugasenga kuri uyu munsi, ubundi bitwaye iki? Ngo ntupfa kuba wizera Imana. Isi yose Yesu ava muri iyi si, isi yose yarukaga isabato. Narebabwiye muri 314 Papa Silvestre wa mbere akoraho isabato, ategeka isi yose ngo bajye ruhuka icyumweru. Abantu bumva ntacyo bitwaye, uyu munsi nibwo bazamenya ko burya hari icyo byari bitwaye. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo abantu bafashe imihoro baragenda bajya kwica abantu babahora ubusa, ngo bazira uko baremwe.
ubundi nta nubwo ari uko baremwe, ntabwo bazize uko baremwe. Wavuga nkaho babaremye, Imana yabaremye bameze uko, bazira uko babeshyewe, bababeshyera, bumvaga bari mu munyenga, ntibari bazi ni ibiki bizaza. Uyu munsi iyo bicaye hirya muri gereza, nibwo ashyira ubwenge kujya akabona ko ibyo yakoze ari bibi. Yumvaga ari kwinjoyinga, arimo arakora leta nziza ye. Ndi yarabizi ku rubanza ruzaza. Igihe yabaga ahagaze hari imbere y'abantu muri gacaca, abana be bari hariya bari kureba umuntu w'umugabo atitira. Hari uwo nabonye muri gacaca, bamuzanye muri gereza, bamutereka ngahari aravuga umunsi wose ahagaze. Bamujyanye ati wowe ukatiwe 30, 27. Umugore wajya kuri botike agura umuneke n'irindazi, ararimuhereza, umugabo afashe mu ntoki bariguye hasi. Baramutati komeza imbere. Umugore arareba, inshuti yanjye biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Ibintu abantu birengagije, bumvaga ntacyo bitwaye, bumvaga ari ibiraho, ariko uyu munsi nibwo basobanukirwa ari ibiki, nibwo babyumva neza. Amategeko, itegeko rimwicaye hejuru, itegeko rimwicaye ku mutwe, rikazana n'urubanza. Benshi bagwa muri gereza kwera gusaza. Hano baranditse ngo abantu bazagerwaho n'ibyo, ngo aho kugira ngo babone yuko ibyaha bikoreye ari byo bituma ibyo bibageraho, ngo bazakomeza batuka izina ry'Imana. None se ntimuzi ko hari ababa muri gereza, aho kugira ngo yumve amakosa y'ibyo yakoze bakamurekura kongera akagira ingengabitekerezo? Umunyabyaha keretse yisunze amaraso ya Yesu. Kuribwa kwabo ngo kuzatuma barya indimi zabo. Uku kurya indimi kwabo nibyo abayoboke b'amadini bose bazagenda basanga abayobozi babo babwita, ariko kuki mwatubeshye? Mwatubwiraga yuko ntacyo bitwaye, mukatwereka yuko Yesu yadupfiriye nta kibazo, mukatubwira mwakanga kutwereka amategeko y'Imana. Ngo bazarya indimi zabo, bagende bajye kurwana nabo. Kandi abayobozi b'amadini nabo batangiye babwira ati, ariko mwebwe murimo muratubwira, none se mwe murabona twebwe dukize, nimureke turirimbe ubwo tubonye. None se kuko bose bazaba ari bamwe, banze kumvira amategeko y'Imana. Nshuti muvandimwe, ni akaga gakomeye cyane gutandukira inyigisho iyo ari yo yose uzi neza ko ariyo mu ijambo ry'Imana. Nubigenza utyo, buhoro buhoro uzibona wageze mu mwijima. Niba inyigisho Bibiliya yihamya, wiyanga ngo wumve ngo nta kitwaye, icyo wakora wayemera. Niba udashoboye kuyikurikiza, ukabwira Imana ikakwabarira kubw'intege nke zawe, ariko yivuga yuko atariyo. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi umucyo inzira zanjye zose. Nshuti muvandimwe, icyago cya 6 ni intambara hari Magedoni. Marika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati. Amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Icyo kiyoka nabwiye ko ari ubutegetsi bwa leta bwite bw'i Roma. Hanyuma hakaza inyamaswa irya yaturutse hirya iyo, inyamaswa yo mu nyanja, ubutegetsi bw'idini. Hakaza inyamaswa y'umuhanuzi w'ibinyoma, ni ubutegetsi bwa giprotestani, ariko bwagiye buhanura abantu bidakwiriye, bukanga kubayobora ku ijambo ry'Imana, bukabayobora ku bitangaza n'ibindi bisa nabyo. Imyuka isa n'ibikeri, ntabwo bisobanura, ariko Bibiliya avuga ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni igenda igakoranyiriza abantu hirya no hino ku isi, ikababeshya ibitangaza bitari byo. Nyamara ijambo ry'Imana avuga ngo dore ndaza vuba, nzaza nk'umujura. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Icyago cya 7 kizasoza ibyo byose ni ukugaruka kwa Yesu. Marika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rivugira muri rwa rusengero riti,
kuri ya ntebe riti birarangiye. Ntabwo bizabirangiye ari bya bindi bivugwa mu byashuwe 20:11 handi bavuga ngo birarangiye wera nagumye. Oya, bizabirangiye na mateka y'imibereho ya muntu kuri iyi si ajyanye n'ibyo byago. Ubwo buzima bwose buzaburangiye, maze hazakurikiraho rero karundura y'imirabyo n'inkuba zizakubita. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyabikiboneka. Isi zahita ijyamo akavuyo, aho ushobora kubona jari iri gukubitana na Mont Kigali, ukabona hirya iyo ahantu bakirukanka amazi isi zatigita. Byaranditse muri Bibiliya ngo hazaba umutingi tutarigeze kubaho kuva isi yabaho. Inshuti muvandimwe, uyu munsi imisozi zaritagurika, hazamanuka amabuye hirya no hino aya abantu adashobora gusobanukirwa. Muzirikane ibi byose biri mu kuba. Abafite ikimenyetso cy'Imana ntibari kubona ibyo ko biri mu kuba, ahubwo biri kugaragara gusa ku bantu banze kumvira Imana. Bavandimwe banjye, nababwiye ngo muri biriya bihe nibwo imizinga izava mu imyibano. Uyu munsi turambara twese tukaberwa. Uyu munsi tuza mu rusengero twese dufite na Bibiliya. Uyu munsi twese tubeshya abantu ko turi abakristo. Yewe n'upfuye tumwifuriza kuvuga ngo azajya mu ijuru ni mu gitondo cy'umuzuko. Ariko bazaba kiriho, Imana yo mu ijuru izavanaho agasuzuguro. Abana bayo bagaragare bya nyabyo, abanze kwihana by'ukuri bagaragare. Nshuti muvandimwe, ibi bigusanze waba uri mu ruhe ruhande? Icyo gihe urubura rukomeye ruzamanukira abantu ruvuye mu ijuru. Ibuye rimwe ry'urwo rubura riremereye nk'itaranto, kandi itaranto imwe ipima ibiro 25 n'amagarama 800. Nirwo rubura ruzaba ruri kumanuka. Wa muntu ufite ibisebe agizwe kuba yagize inyota, yabuze amazi, umwijima wabuditisi, ari kubura aho kwirwa, ikirere kirimo kiramwikaragana, imisozi irimo irikubita, yahunze yabuze yajya, maze urubura rutangira kumanuka, urubura rudafite imvura, maze ibuye rimwe ry'urubura ripima ibiro 25 hafi na 6. Nshuti muvandimwe, ababyeyi bazaba bari kubabazwa no kubona abana babo amabuye ari kubakubita, kandi barira bahamagara base na ba nyina. Mwanze kutwereka Imana, mwanze kutuyobora inzira y'ukuri, mwakomeje kudutega ibitende, mwaduteze kwica amategeko y'Imana, mwadusigaga mu nzu dukingiranye, namwe ngo mwagiye gusenga, mukadusigira batwigisha ibidakwiriye. None umujinya w'Imana ubagezeho. Inshuti muvandimwe, mbese hari ubwo wigeze amagambo Imana yabwiye Yobu? Imana irabizi ibintu mubizirikane ko biriho bizaba. Yobu gice cya 38:22, Imana yabwiye Yobu iramubwira ngo mbese hari ubwo wageze mu bubiko bwa sheregi, cyangwa wabonye ububiko bw'urubura urwo nabikiye igihe cyo guteresha amakuba, umunsi w'intambara no kurwana? Murabyumvise ko Imana yabwiye Yobu hari urubura nabikiye iki? Guteresha amakuba gusa. Ntabwo ari rwa rundi mujya mubona. Urwo rwabikiwe kuzateza ikibazo ku munsi w'ibyago 7 by'imperuka. Ba bandi bafite ikimenyetso cy'Imana barimo bitegereza ibyo byose, ku musozo bazerekeza mu gihugu cyo mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Ufite umwuka w'Imana azaba ari kubireba, abirebesha amaso ye abone ibihembo by'abanyabyaha. Zaburi yongeye kuvuga, Dawidi aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, nta kibi kizegera ihema rye. Nshuti mukundwa, yakomeje avuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Tuma tutazatinya naho isi yanyeganyega, naho urubura rwamanuka, naho imisozi yakubitana. Abafite umwuka w'Imana ntabwo bazatinya. Nshuti muvandimwe, naho imisozi yakurwa hayo ikajya hirya iyo, abana b'Imana bazakomeza kuba bahagaze. Hari umugabo umwe w'umuhinde wari umufundi, yagiye mu kazi ke aragenda asiga inzu yari irimo inkoko, agarutse asanga inzu ye yahiye yose yakongotse. Maze arebye asanga inkoko ye ahantu yabaga muri iyo nzu yashiririye, yose yashiririye. Atangira gushakisha aho imishwi yayo yagiye. Agiye kwitegereza asanga kumbe ya nkoko yashiririye ibundikiye imishwi yayo.
arangije asobanukirwa amagambo y'Imana avuga ngo izakubundikiza moya ye, ntacyo uzaba. Nshuti mukundwa, Zaburi 91:4, azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we n'ingabo n'icyuma bigukingira. Nshuti muvandimwe, abantu b'Imana bazaba bari muri ibyo byose, abantu barize, bahogoye, babuze iyo bajya, agahinda ni kose, abana b'Imana bari kwitegereza ibyo, bazaba bari mu kwisuganya. Akanya gato cyane Yesu azahita afata itsinda ry'abamarayika ababwire ngo tugende njye kureba abana banje. Yabaye abaretse mu isi kugira ngo bitegereze kandi babere igihamya, babere n'igishinja abandi bantu bari ku isi. Abantu babiri bari muri urusengero, 3, 4, 5 bazabera igishinja abandi. Itangazo rizumvikana maze abantu Yesu Kristo amanuke ku bicu. Haleluya. Yesu azamanuka ku bicu. Umuntu uzarokoka ibi byago, nshuti mukundwa, ni igiharamagara. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranywa, maze uwo munsi Kristo amaze gutunguka ku bicu, abantu bose bazatangira babyitegereze. Abami n'abatware n'abayobozi b'ibihugu n'abandi bose n'abakomeye n'aboroheje bazatangira bahunga ati ninde waduhisha amaso y'Imana? Bajyaga bayivuga tukayisuzugura, none bitugendekeye bite? Abantu bazaboroga, bazabura iyo berekera, bazibaza iyo bajya bibayobere. Ariko abandi bazaba bari kwivuga ngo ngiyi Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Haleluya. Nshuti muvandimwe, bazaba bari mu kuririmba indirimbo z'agahozo, bazaba bari kubona umusaruro mwiza uzabuturutse mu mahitamo yabo. Muvandimwe, aka kanya abakoze ibyiza bazazukira ubugingo buhoraho, abakoze ibi nabo bazazukira gucirwaho iteka. Nshuti muvandimwe, biriya bituro, ngizo za Nyamirambo, ngizo za Gatenga, ngizo za Rusororo, abana b'Imana bapfuye bumva ijwi ry'Umwami Yesu, bapfuye baritandukanije n'icyaha n'igisa nacyo, bapfuye bafite Yesu Kristo Umwami n'Umukiza w'ubugingo, bafite umwuka w'Imana muri bo nk'ikimenyetso. Ijwi rya Yesu rizabakangura. Haleluya. Bazakanguka bakangukire kubonana n'Umwami wabo bizeye kuva kera. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Muvandimwe, ababyeyi bazasubizwa abana babo. Ndabona umugore ari guherezwa, bari kumubwira ati dore agakobwa kawe. Yamarira waririze ujya Rusororo, yamarira warize werekeza Nyamirambo, yamarira warize werekeza hirya iyo. Uyu munsi abana b'Imana bazaba bari gukina ku mubyimba urupfu. Ababyeyi bazongera bahoberane n'imiryango yabo, bazasohoka mu bituro, maze yamarira tujyana ku rwibutso. Bavandimwe, uwo munsi bizaba byashyizweho iherezo. Abantu nibwo bazongera kubonana, babwirwa amateka y'ubuzima bwabo. Urya munsi dutandukana byarangiriye hehe? Urya munsi turi mu gihuru twihishe byaje kugenda gute? Bamubwiye ati nabonye bagutema, nabonye bakwica, nabonye bakujugunya mu nyanja, nabonye. Nibwo bazongera guhoberana. Cya kinyoma cya Satani kizaba kigizweho iherezo, maze abana b'Imana bongera banezerwe. Bazavuga bati burya ibya Yesu nuko biryoha. Abantu bongeye kubana imiryango yabo. Ndabona umusaza ahura n'umukecuru, ndabona umukecuru ahura n'umusaza, ababyeyi bongera kubona abana babo. Ndabona abana babuze ababyeyi. Hari abana babaho muri iyi si batigeze babona isura z'ababyeyi babo, batigeze babona isura z'abana babo, batigeze babona ibyo byose. Bazabona n'abashinezerwe. Haleluya. 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 Umwami nagaruki, amateka azaba agiye guciwe. Bazaba barakoranyijwe. Azabakoranya. Azabakoranya. Abantu
bazasohoka mu bituro bajye mu gihugu cyo mu ijuru. Ababyeyi bazasubizwa abana babo, muvandimwe bazerekeza mu gihugu cyo mu ijuru wabo wabera. Abatawe mu byobo rusange bizera Kristo mwami n'umukiza, nabe imibiri yabo itigeze iboneka, uyu munsi Imana izayigaragaza mu izina rya Yesu. Bajye mu gihugu cyo mu ijuru. Uri mu ruhe ruhande? Uri mu ruhe ruhande? Iri juru rizaba ari umusaruro w'amahitamo ku bana b'Imana. Uyu munsi urahita mu iki? Uyu munsi urahita mu iki muvandimwe? Ndabaza abagabo n'abagore turi hano, urahita mu iki? Sinzongera kuri rukundi, sinzongera. Umva, Imana ibambere umugisha. Urahita mu iki? Nyuma yaho Satani azaboha, azazingwa, maze haze iminsi imyaka 1000. Nyuma y'iyo myaka 1000 abantu bose banze kumvira amategeko y'Imana. Nyuma yayo nabo bazazuka, isi izaba yarabaye umwirare, nta muntu yiriho. Abana b'Imana bibereye mu ijuru barimo banezerwa. Satani yaraboshye, nta numwe yongera gushuka, arimo azerera mu isi wenyine. Ariko ijambo ry'Imana rirasobanutse bavandimwe, ngo nyuma y'iyo myaka Imana izamanura umurwa wera Yerusalemu. Haleluya. Nimara kumanurwa umurwa wera Yerusalemu, abandi bose bishe amategeko y'Imana, babandi bari bariho y'ibisebe, abagendeye mu kigare n'ibinyoma, bose umuriro uzabakongora, maze bibe iherezo ry'umwana w'umuntu kuri iyi si. Bantu bajya bavuga ngo bazahora bashya imyaka yose. Oya, ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya. Bazashya bakongoke bashireho. Imana imanure umurwa mukuru, umurwa wera Yerusalemu. Nimara kumanura iwushyire ku isi, nimara kuwushyira ku isi, abantu b'Imana bazaririmba, babe mu isi y'amahoro, itongera kugira gute? Itongera kuboneka mu rupfu. Gehinomu rero azaba ari umusaruro w'amahitamo. Shuti muvandimwe, urahitamo iki? Tugeze ku musozo. Uyu ni umwanya wo kuvuga umusaruro w'amahitamo yacu. Urahitamo iki? Ndabaza abagabo n'abagore muri hano, urahitamo iki? Reka mbabwire Zaburi ya 90 murongo waho wa 12 amagambo yanditsemo. Zaburi ya 90 murongo wa 12. Murebe iriya saha iri hariya, muri kuyibona? Muri kuyibona? Sinzi niba igaragara neza. Iyi saha muri kuyibona? Murabona uriya muntu kuri yaregeye? Buri muntu wese wicaye hano nigishijwe ko yahawe umumarayika ufite akantu karegeye kuriya. Imana yamubwiye ngo nibigera ahangaha muri urushinge, kuri iyi myaka, kuri iyi tariki, kuri iyi segonda, uzakande ubuzima bwe naho nabuborokeye. Marayika wayifasha atya, azakanda ryari? Ashobora gukanda none cyangwa agakanda ryari? Ejo. Uri mu ruhe ruhande? Uri mu ruhe ruhande?